Ruda ni inyuguti eshanu, ni ra, la, u na da na a. U Rwanda ruzaryoha kuri bose ibihe byose. Ruda ni ishyaka rya politike nyarwanda rizakuraho imisoro ku butaka. Ni gute rero? Imisoro yose ku butaka mu Rwanda izakurwaho, imarweho, haba mu mijyi no mu byaro hose. Ndetse n'inyubako zose zicaye kuri ubwo butaka bwa Repubulika y'u Rwanda zose, inini n'intoya, zikurirweho imisoro. Inyungu yabyo se yaba ari iyihe? Ni ukugira ngo ibicururizwa muri izi nzu zicaye kuri ubu butaka bibe byinshi muri aya mazu no kuri ubu butaka, ibiciro bigabanyuke, kuko ibiciro biri hejuru mu Rwanda by'ibigurwa byose, kubera imisoro ihanitse iri ku butaka no ku mazu. Bazamura ibiciro bagamije kugaruza ayo bashora. Bityo rero imisoro ku butaka no ku mazu ibangamiye Abanyarwanda n'abandi bahaturiye, kuko biteza ibiciro kuzamuka, bigatesha agaciro ifaranga ry'igihugu. Igihe cyose y'ikintu gihenze gishoborwa n'abakire gusa babifitiye ubushobozi, bafite ahagije, bafite ibya mirenge, noneho abakene bagatebereramo, bakabura ayo bacira n'ayo bamira, kubera ntacyo gushora bafite, nta n'icyo guhahisha bafite, kuko ibiciro byarabasize birenga n'ubushobozi bwabo uko bamera kose. Birumvikana kubera ibyiciro by'ubukene baba barimo, ibiciro bibarusha ingufu, bityo rero ntibashobore guhangara ngo bahahe ibi bintu byose bihenze mu Rwanda. Kubera iyo mpamvu ikomeye cyane, usanga n'ifaranga ryarataye agaciro ku bayafite, noneho kutayafite we yaba afite imfura ya beneri, yaguraho kantu kamwe gato ikaba irarangiye, na envelope yaha mu Rwanda y'ijana ntishobora no kuzura, usibye y'ijana n'iya 50 ntibishoboka. Izi ngaruka zose zigaba amashami bitewe n'imisoro ku butaka no ku mazu, bigatuma n'ibicururizwamo bihenda, abakene ntibashobore kubihangara ngo babihahe, kubera babyakaho menshi, kandi abakene batigirira, batanateze no gutunga, kubera ntibigeze batunganirwa ku isi ku ngingo y'ubukungu, imari n'inganzo n'ubuvanganzo. Muri make nta mwuga, nta n'impano bafite ibinjiriza, nta mashuri, kuko amashuri abanza babaka minerivare ihenze kugira ngo nabo bashobore kubona ayo bidagaduramo, bahahisha ibindi, bagavura. Bityo rero amashuri nayo ahangarwa n'abifite, abatayafite abana babo ntibige. Niyo mpamvu musanga benshi batarize ari bakuru, n'abandi bana bato benshi batiga kubera kubura kw'amafaranga. Ibyo byose ubu butaka bugaturwaho n'abakene benshi, abakene bakabura n'amazu yo kubamo, kuko amazu ahita aba make, abakene ari benshi, n'ubutaka bukodeshwa menshi, noneho abakire nabwo bubananira kwishyura, kuko si cyo kiba gihangayikisha gusa, haba n'imisoro nk'iy'umutekano,
ubwo ni amarondo, ubwo habaho n'indi misoro ya buri kwezi na ya buri mwaka ku bintu bitandukanye. Mituweli utayirengagije kandi wayitanga, wajya kwivuza akakubwira ujye kuyigurira, ubwo ni imiti muri farumasi kandi ihenda utanafite naho wayikura, ugasoza utabonye iyo miti, uburwayi bukagushabika, ugasanga ibaye inkomoko yo kumugara kw'abantu b'abakene cyangwa no kwitaba Imana. Gutyo tugeze ku nshinga y'umushinga wo ku basoreshwa bato. Abasoreshwa bato bagomba gukurirwaho imisoro, ubwo ni abari munsi y'igishoro cya miliyoni 6 mu Rwanda. Ubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nibakurirwaho iyo misoro y'abari munsi y'igishoro cya miliyoni 6, bazakora bakwakwanye, bahangare, bahange imirimo ibagirira umumaro n'ababakikije, abo hafi n'abakure. Umusaruro uziyongera, hanyuma imirimo yiyongera, ubushomeri bukenderera gushira, hanyuma tuzagira abashoramari benshi mu Rwanda. Noneho bose nibageze igishoro cya miliyoni 6 babone kwitwa abasoreshwa bato. Iyo izitwa imbaturabukungu ya bose, ibitsina byose. Murakoze ku bw'iyo ngingo kandi kubyakira neza, ibe ariyo ntego y'Abanyarwanda bose. Tukiri ku ngingo y'ishyaka rya politike nyarwanda rizakuraho imisoro, rizakuraho n'imisoro ku bana bato bavutse. Umwana muto wavutse mu Rwanda bamwandikisha mu gitabo ndangamimerere ku kagari cyangwa ku murenge, agatanga amafaranga yo kumwandika. Ayo dusanga ari yo kumugurisha ubwenegihugu, ntakwiriye. Twabaruda n'abarudakazi dufatanyije n'utu turuda duto tutarafata irangamuntu, ku bw'imbaraga z'Imana iyi tuzayikuraho. Abana bato bakivuka, bavukiye kwa muganga, bajye bandikwa mu bitabo byo kwa muganga no mu bitabo byo ku rwego rw'umudugudu bakimara kuvuka kuri iyo tariki, hanyuma bafungurirwe konti muri banka, ku konti za leta, hanyuma umubyeyi ashirireho umwana we amafaranga bitewe n'uko yifite. None na leta itera ikirenge mu cy'umubyeyi, n'umuterankunga umushoramari w'imbere mu gihugu nawe yigana urwo rugero, nawe abikorere umwana kuri konti y'umwana mu Rwanda. None n'umuterankunga mpuzamahanga nawe abigenza atyo, nawe ashirire kuri konti y'umwana mu Rwanda amafaranga bitewe n'uko yifite. Bityo rero izitwa imbaturabukungu ku bana, urubyiruko. Noneho tukungahaze abana kare, bazavemo abashoramari bakomeye ejo hazaza. Nibageza imyaka yo gufata irangamuntu, babone kwigenga kuri ayo makonti yabo, babe abashoramari noneho b'imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda ruzaba uburyohe bw'ibihekane, tuce akarengane k'ibihekane kabakorewe na leta zabanjirize ruda, zitigeze zandika abana bose mu gihugu ngo igihugu gishobore kumenya abana bacyo. Ubwo ni Abanyarwanda muri rusange kibone gukora igenamigambi ryuzuye. Ku bw'iyi ngingo rero izafasha leta kugira ngo, ubwo ni iya ruda, kugira ngo tumenye umubare w'Abanyarwanda baba bari imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga muri ambasade zose zo ku isi. Abana bazandikwa, ibyo bizaba intangarugero hirya hino. Noneho n'amahanga azafatira kuri urwo ruzitiro. Dushajeho gahunda
y'imibereho myiza y'umwana w'umunyarwanda akivuka, ubwo izamubera ishoramari rye na pansiyo ye ya zabukuru ze ibihe byose azaba akiri kuri iyi si. Iyi ni gahunda nziza y'abaruda isi yose izafatiraho kuri uru ruzitiro. Murakoze kubyakira neza. Nanone kubw'iyi ngingo yacu y'abaruda, nk'uko twasobanuye haruguru hariya, ruda ni inyuguti eshanu: ra, na u, na da, na a. ni mu mpine mu magambo arambuye. Mu cyongereza ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 Good Many Causes. Mu kinyarwanda bisobanura ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Uburyohe bw'abanyarwanda budatera diyabete haba. U Rwanda ruzaryoha ni politiki ya ruda. Ruda ni ishyaka rya politiki nyarwanda rizakuraho imisoro. Abanyeshuri bose mu Rwanda kwigira ku buntu amashuri abanza n'ayisumbuye. Ibi bizakuraho iriya gahunda y'abantu batigaga kubera minerivare imiryango myinshi itashoboraga kubona, kuko benshi ari abakene, abakire ni bake. Hanyuma kaminuza igabanyirizwe, bose bige, ubwo ni abakire n'abakene amahirwe angane yo kwiga neza baminuze. Hanyuma mu kuminuza uko bavumbure, bitandukanye no kuvumbukana nk'uko byahoze kuva kare kose. Noneho ubu abantu bose abanyarwanda bavumbure, duteze imbere u Rwanda rwacu, turugira umurwa mukuru wa Afurika, dufite intiti nyinshi noneho zikwirakwize hirya no hino, hirya hino muri Afurika hose no ku isi. Hanyuma dukuremo imipaka muri Afurika, turi abahanga. Ahari imipaka tuhubake aya mashuri menshi abanza n'ayisumbuye, za amakuru na za kaminuza n'amashuri y'imyuga itandukanye, ubuhanga n'ubukorikori bw'ingeri zitandukanye. Hanyuma twongerere abahanga batandukanye bahangara ibibazo Afurika yahuye nabyo kuva kare kose. Abanyapolitike ba Afurika n'abanyapolitike mpuzamahanga bateje kandi batigeze bitaho kugira ngo basubize amaso inyuma bakemura ibibazo bateje Afurika. Barayisahuye, barayitereranye muri byinshi, bayitaho ku gipimo gito, bayirengagiza ku gipimo kihambaye. Iyo mipaka ikuwemo, hazubakwa imijyi ikomeye isimbura iyo mipaka, ibitaro bikomeye, amazu y'amagorofa maremare agera ku kwezi, ugire ngo ni amakarito yagiye aterekwa aho hari imipaka. Duhindure icyari kibi, amateka ahinduke, havemo amateka meza. Tuhubaka imihanda ya gari ya moshi, inganda zikora ibintu ku manywa n'amajoro. Twongerere ingomero z'amashanyarazi mu Rwanda, amashanyarazi yiyongere, inganda zigende neza, imirimo yose mu gihugu ikoreke neza, ibitaro bitera imbere, bigire abaganga b'abahanga n'ikoranabuhanga mu buvuzi no mu bumenyi n'ubushakashatsi, mu gukora imiti no kuvumbura indi yose yavura indwara zananiranye ku isi. Twongere n'indi miti myinshi y'indwara zavurwaga abantu, abana bato batarafata irangamuntu mu gihugu hose bajya bavurirwa ubuntu, n'abasaza n'abakecuru bafite imyaka 50 kuzamuka. Ruda nimba ari ishyaka
rya politike nyarwanda rizakuraho imisoro ku butaka hose. Ni gahunda yo kuzamurana kuri ubu butaka nyarwanda. Ni gute rero? Umukire azajya azana amafaranga ye nk'umushoramari w'amafaranga, na nyiri butaka nawe azane ubutaka bwe afitiye igipapuro cy'umutungo we gifite nomero y'ubwo butaka kuri aderesi runaka. Bakora umucyango, hanyuma uwo mushora amafaranga yubaka igorofa iva hasi mu makave menshi maremare ayigeze ku kwezi, ariko imiryango iringaniye n'ubutaka, utitaye ku nyubako imiryango iri hasi mu makave n'iri hejuru cyane igera ku kwezi, utayitayeho kuko izaba ari iy'umushora amafaranga. Naho iringaniye n'ubutaka bwa nyiri butaka ubifitiye igipapuro, hasi hose izaba ari iyo mushora butaka, mushoramari y'ubutaka. Noneho iyi zitwa imbaturabukungu ya bose. Umukire azagira uruhare ruzamura uwahasanze, n'uwahasanze nawe agira uruhare ruzamura uza umugana. Bizitwa umubano mu bantu uzaba uteye imbere kuva isi yaremwa. Hanyuma ubukungu buzaba imbaturabukungu ya bose, apana kuri bamwe. Bizarwanya ubusumbane mu bukungu, bizazamura nanone abari barasigaye inyuma mu bukungu, noneho bose bakungahare. Abari basanganywe ubukungu kubera umugisha bazajya bakura ku bakene no ku Mana, kubera kwifatanya n'abakene bagakora umuti. Imana izishimira iyi gahunda Ruda yazanye yo kuzamurana ku butaka. Bizongerera amazu menshi aho abashoramari bazajya bakorera. Abantu babanirane neza, baturane neza, baba bazimyamuriro beza kandi benshi kandi bashoboye bahagije, basigasiranirane umutekano wabo ubwabo nk'abazimyamuriro, basigasire n'umutekano w'u Rwanda aho ruzaba ari umurwa mukuru wa Afurika. Kubera iyi gahunda nziza y'abaruda, abakire n'abakene bazaba umuntu umwe, bazafashanya muri byose bashingiye ku butaka no kuri izo nyubako zaba zicaye kuri ubwo butaka. Basangiye byinshi nk'umujyi wabo, bari barawusangiye, amazi arimo bayasangire, amashanyarazi arimo bayasangire. Ibyiza biri kuri ubwo butaka, kuri uwo mujyi, uwo murwa bazaba ari uwa bose, apana uw'abakire nk'uko bimeze ubu. Abakene aho bigizwayo ngo ni abakene, ngo ntibafite amikoro yo kubaka nk'iby'abakire, bakavuga ko bafite nyakatsi, kandi n'abo bakire nyuma y'imyaka 5-10 zizasangwa izo bubatse ko zari nyakatsi. Ruda, ishyaka rya politike nyarwanda, rizongera gukora ibi bikurikira: kongera umushahara ku barimu mu Rwanda hose, abasirikare n'abaganga kubacireretse. Abarimu kubera aribo bigisha abasirikare, bakabatoza bakabona amaranka meza ashimishije ahambaye, bakabagira abanyacyubahiro ba nyakubahwa bafite ubuhanga, ubuhinga hirya hino ku isi, basigasira umutekano. Ibi byose babikesha ubwenge n'ubuhanga, umurava n'umuhate, ubushishozi no kuba intakemwangwa z'abarimu, inyangamugayo
abanyamurava bahataho ntibarambirwe, bahindura ukivuka akarinda asaza baramuhinduye mu ndi muntu ushobora kuba ari ku rwego rw'uwo mwarimu wamwigisha cyangwa namurenze, akakugira umusirikare, umujenerali. Mwarimu agomba guhembwa ya mbere kuko nta mukuru utagira mukuru we. Mwarimu niwe wakugize uwabaye we, mwarimu niwe ugomba kuba ahembwa ya mbere muri leta n'abikorera ku giti cyabo, ubwo ni abashoramari bikorera, bagakurikirwa n'abasirikare uko umusirikare asigasira umutekano wa mwarimu n'abanyeshuri n'ababyeyi n'amashuri n'ingo z'abanyeshuri batahamo n'ababyeyi muri rusange n'igihugu muri rusange n'ubusugire bwacyo. Hanyuma abaganga kuko bita ku buzima bw'abarimu n'ababyeyi n'abanyeshuri n'abasirikare b'ingeri zitandukanye n'abana bose bato, baba abarimu, baba abasirikare, baba babo baganga n'abandi bafite imirimo, imyuga, ubuhanga n'ubukorikori n'ubuhangange butandukanye, bwaba ubuciriritse cyangwa buhambaye. Ibyo byose bikazatuma abaganga baba ba gatatu mu guhembwa, ariko aba mbere n'abarimu, aba kabiri abasirikare, abaganga baba ba gatatu n'abandi bakozi bose ba leta n'abikorera babone gutondekaho cyangwa gutondekanywaho gukurikirana, batyo urwo ruzaba urugero rwiza fatizo kandi kuri bose ibihe byose nta vangura iryo ari ryo ryose. Iyo niyo gahunda nshya y'abaruda tuzanye twadukanye, haba mu Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose hazafatirwe kuri urwo ruzitiro. Bizitwa imbaturabukungu ya bose, rizaba ari uburyohe bw'ibihekane kuri bose. Tuzaba turwanyiza akarengane k'ibihekane muri bose mu bitsina byose. Hanyuma ruda niba ari ishaka rya politike nyarwanda, rizakuraho gusora uri munsi y'igishoro cya miliyoni 6. Tuzabikuraho ibyo. Umuntu wese azajya asora agejeje miliyoni 6 z'igishoro ku musoreshwa muto mu Rwanda. East Africa bizubahirizwa, ariko reka bihere hano iwacu mu Rwanda. Africa bizubahirizwa imipaka yavuyemo, ku isi hose bizubahirizwa. Afrika yabaye umurwa mukuru w'isi. Bityo rero ibi bizafasha urubyiruko, abasaza n'abakecuru n'ibikwerere bitigeze mu buzima bwabo babona igishoro cya miliyoni 6. Iri tegeko rizabarengera. Abantu bakore amasaha 28 iminsi 7, bagira ubunararibonye mu kazi kose. Hanyuma abana vumbure bitabira umurimo, kandi umwere uvuye mu bakuru buzake wakwiriye mu bakiri bato bose, ibitsina byose. Noneho uzasanga abantu bose ni ba munyakazi na munyakazikazi, bose bakore. Noneho ubukungu bw'igihugu buzagwira, u Rwanda ruzatera imbere. Bose muri Afrika bifuze koko ku Rwanda rwaba umurwa mukuru wa Afrika, hanyuma na Afrika izabe umurwa mukuru w'isi, kubera bizaba ari uburyohe bukomotse kuri iyi mbaturabukungu ya bose mu Rwanda hose. Tukuriraho abantu iyi misoro y'abari munsi y'igishoro cya miliyoni 6, ariko bageza miliyoni 6 bakabona kwitwa abasoreshwa bato, bagatangira bagasora. Bityo rero rizarengera abantu bose guhanga, banahangara guhanga no gukwikira imirimo izaramba ibihe byose ihora itera imbere. Inganda ziciriritse zivumburwe, zigende zikura
zikura amanywa n'amajoro zivemo inganda zikomeye zikora ibikomeye twajyaga gukura mu mahanga, nyuma tutangira ahubwo tubigemure mu mahanga twinjiza amadovize menshi. Ibyo byose tubikesha imbaraga z'abakuze n'abakiri bato, ariko ishingiro abakiri bato n'abakene bose bitwaga n'ubukene kandi bafite imbaraga, bafite n'ubushobozi n'ubumenyi bwo kuba bakora, ariko nta bubasha, nta burenganzira, nta tegeko rihari ribarengera ku ntango y'igishoro n'imikorere no kugira ngo babe ba rwiyemezamirimo kuri iyi si. Hose bari baragoswe, hose bababujije gukora aka na kariya, babagize abashomeri ku ngufu, ahubwo bagashimishwa no gutangaza ubwiyongere bw'abashomeri ku isi, kandi ntacyo bakoze kugira ngo ubwo bushomeri ku isi burwanywe bukurweho, kuko birashoboka. Kandi n'abo mwita abashomeri barashoboye. Kuki mutabaha urubuga, mutabaha aho gukorera economic free atmosphere, bakore babe abashoramari bahambaye, hanyuma izitwe imbaturabukungu, ubukungu bugwire bwiyongere kandi ubukungu budakungurira ba nyirabwo, ba nyiri kubutunga. Murakoze kubyakira neza. Kubw'iyo ngingo ruda nimba ari ra u da na a cyangwa r u d e ni ishyaka rya politike nyarwanda. Rizakora ibi bikurikira: rizakuraho imisoro yose igora abantu, duhindure ibigoye tubihinduremo ibigori. Urugero, amashuri, amavuriro, amasoko agasimbura gereza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi ni gahunda nziza ya ruda kubera impamvu ikomeye cyane. Amagereza yose mu Rwanda, imfungwa muri uyu mwaka tugezemo wa 2017, amagereza azwi, imfungwa zirya 1,26,000,000 buri munsi. Wakuba n'iminsi 31 zigize umwaka, ukareba aya abagendaho kandi ntacyo bakoze binjirije leta, isanduku ya leta, usibye kuyirya no kuyimunga n'abarusahurira mu nduru nabo. Rugeretse noneho ugasanga ubukungu bw'igihugu niho bwamugariye, bwasenyukiye. None iyo fondasiyo ijegajega, ubukungu bikatuma buhora bujegajega butiyubaka uko bikwiye. Noneho ayo mashuri, amavuriro, amasoko n'amasoko yabyo akazasimburiza igereza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Noneho tukazigama ayo yose amafaranga yagendaga ku mfungwa 26,000,000 ku munsi, wakuba n'iminsi 31 zigize ukwezi, wakuba nanone n'iminsi 366 bigize umwaka, ugasanga akayabo karahashirira k'amafaranga y'ingengo y'imari mu Rwanda. Aho cyo nicyo cyadindize u Rwanda kugira ngo rutere imbere, rube MDC, ibihugu byakataje mu iterambere, ahubwo rukaba rukiri mu bihugu rukiri inyuma y'amajyambere cyangwa rukiri mu nzira z'amajyambere. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ayo mafaranga yose tuzayazigama, dushireho insimburagifungo, abanyururu, imfungwa zijye zikora zitaha mu ngo zabo, kuva saa moya bakora akazi kugeza saa 6 bitahira, abandi bava saa 7 bakageza saa 12 nabo bakagenda, abandi bagatangira saa moya nimugoroba bakageza saa 6 za nijoro bakora nabo bakataha, abandi bagatangira saa 7 za nijoro bagakesha. Amasaha 28 yose tukayabyaza umusaruro, abafungwa bagakora imirimo itandukanye bitewe n'aho bayikorera n'imirimo iyo ariyo, hagamijwe kwimakaza imirimo mu bantu bose no kubyaza umusaruro imbaraga zabo bose bakoze amakosa kandi bafite kurya, bagomba kurya ari uko barya mu byo bakoreye. Bityo rero tuzateza imbere inganda, bazabonamo imirimo bakore, no mu buhinzi bworozi naho imirimo izavuka, no mu gutanga amaserivisi atandukanye mu nsimburagifungo. Ibyo byose bizongerera ubukungu,
none na yayandi abagendagaho muri izi leta tuyazigame, bityo rero nituyazigama hazarokoka amafaranga menshi azinzira mu isanduku ya leta kandi yasohokaga mu isanduku ya leta kubera kwaya gusesagura ndenga kamere ndenga myumvire ya kiremwamuntu, kandi nyamara barize iby'ubukungu kuba bakakungahaza igihugu ariko batarabikoze, ahubwo barikungahaje nabo batunga ubukungu bubakungurira. Ni nayo mpamvu bazirikana nyuma yaho bakipakira amagereza, nabo bagasoza ari imfungwa cyangwa abahunze ari impunzi mu mahanga. none ugasanga barimo gutakamba ngo igihugu cy'u Rwanda nicyo kibi, kandi nyamara abagiha imirongo nibo babi, bagiha imirongo icagaguritse kandi itagera aho igomba kugera, icikaguritse n'amarezo ntayo, byose ugasanga ni ibintu bitafite ishingiro, nta rezo, nta mpamvu ikomeye cyane yagangahura u Rwanda n'ubukungu bwarwo. Mbese muri make urwatubyaye, ahubwo ugasanga baruta mu manga bahereye ku bene igihugu ibitsina byose imyaka yose. Iyo mpamvu ikomeye cyane. Indi ngingo ya RUDA, ishaka rya politike nyarwanda rizakuraho imisoro twavuye ruguru tubisobanura. Usibye imisoro, noneho inteko iraje ya kera yahozeho gacaca, ize kuzigama iyo misoro yose yarangiriraga mu butabera, muri minisiteri z'ubutabera, yo mu nkiko hirya no hino mu gihugu hose, mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha, ibintu bitashiraga ku rwego rw'umuvunyi, rw'abunzi, hirya hino mu nzego z'ibanze. Ibyo byose turaje, ayo mafaranga yashiriraga muri ayo madepansi atari ngombwa, iryo sohora ritari ngombwa, turaje tuyahagarike. Noneho inteko iraje ya kera gukemura imanza zose mu ruhame rw'inteko nyarwanda gacaca yahozeho gakondo myaka na yindi kuva kare mu bakurambere bacu. Uru ni rwo rukiko gacaca tuzanye rw'ikosora, ruzanye ikosora muri politike. Tuzakemura imanza zose tuzikemurira ku buri rwego rwa buri mudugudu, tutongeye kohereza abantu bava mu midugudu bajya gutanga ibirego iyo hirya ku kagari, ku murenge, mu karere, ngo mu ntara, cyangwa se ngo barinde bagombera kujya mu mahanga gutanga ibirego byabo kandi byakabaye bikemukira mu gihugu. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, uru rukiko gacaca mbuga ngari RUDA izanye, uru rubuga, uru rukiko rwa gacaca nyarwanda, rumva inteko nimba ije, inteko iraje ya kera gukemuriza imanza zose mu ruhame rw'inteko nyarwanda gacaca yahozeho gakondo, rushingiye ku rwego rwa buri mudugudu. Noneho abacamanza bose bagiye bakorera ku rwego rwa buri mudugudu mu gihugu hose, kuko nta mucamanza, nta umwunganizi mu by'amategeko utagira umudugudu atahamo muri Repubulika y'u Rwanda. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, reka aba bose bamanurwe ku rwego rwa buri mudugudu, baca imanza, bakemura ibibazo byugarije abaturage, imanza z'imbonezamubano n'iz'inshinjabyaha. Izo zose turaje, izo zose tuzikemurire ku rwego rwa buri mudugudu aho icyaha cyanakorewe, maze noneho ibyagendaga mu rwego rw'amadepanse z'amamodoka, esansi zanywaga abashoferi, biki byose, ibi byose n'amamodoka atabaga ya ngombwa, n'amapikipiki n'ibindi binyabiziga byifashishwaga kugira ngo izo manza ziri hirya hino kure uvuye aho icyaha cyakorewe, ibi byose
ngo kujya kuri tere biki ngo ukenera esansi, ibyo byose bizakurwaho. Twabaruda tuzabikuraho, ahubwo inkiko abacamanza bose bakore ku rwego rwa buri mudugudu, dusevinge ibyo bya mirenge byahatakariraga, hanyuma bajye bakemura imanza aho ngaho kuri tera, abaturage bose bagandagaje aho bose. Gacaca inama nkuru zateranye ku rwego rwa buri mudugudu, bazikemure bakemurira ibibazo kuri tere, hanyuma abahamwa n'icyaha bajye ku nsimburagifungo bakore nabwo nk'uko twabisobanuye haruguru hariya. Hanyuma igihano gikomeye cyane ni cy'imyaka 200. kubera iki? Ni ukubera ko icyo cyaha gikomeye cyane kizajya kifasha kwigisha uwakoze icyaha n'utaragikora bose gutahiriza umugozi umwe yo guharanira ukuri no kwamagana icyaha uko gisa n'uko kimeze na kamere yacyo n'imiterere yacyo. Noneho umuvandimwe ajye yamagana umuvandimwe we cyangwa umubyeyi we, asigeho gukora icyaha, icyo cyaha kitazaba ari inyomeko, kubera ko umuntu nakora icyaha agakatirwa 200 agapfa kitararangira, umwana we wari mukuru afite irangamuntu azajya akomerezaho noneho kugeza igihe icyo gihano kirangiriza mu myaka 200. Atakirangiza nawe yapfa, umwana we nawe cyangwa ubakomokaho aho mu muryango wa wundi watangiza icyaha nawe agakomerezaho uzaba afite irangamuntu, gutyo gutyo kugeza igihano imyaka 200 irangirira nabo bikarangiriraho. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, umuvandimwe wawe azajya kugira inama kwamagane usigeho gukora icyaha, utabata mu kaga k'ibyaha byawe byabarya inyomeko. Ziriya nyigisho zo kuziko muceceke tumurwanye, asosiyasiyo tumurwanye, tumuhashe, tumuzahaze, zarembyaga abanyarwanda n'abandi bishize hamwe bakarwanya umuntu. Ibyo byose uru rukiko gacaca nyarwanda ruraje rubikemure, rubirangize muri ubwo buryo. Abantu bitonde, baziga ikinyabupfura, kwitwara neza no kwitwararika kuri mugenzi wawe. Ibi intego ya buri wese, abakuze n'abakiri bato, bafite intege n'abatazifite. Aba banyembaraga bahutazaga abandi basubiza amerwe mu mufuka, muri make bakizwe. Ubu nibwo butabera buzaba ubutabera koko bwa bose, apana kuri bamwe, buzaba ubutabera nyabutabera. Abaruda tuzanye n'abarudakazi barabwishimiye, ndetse n'uturuda duto tutarafata irangamuntu nabwo buzafatira kuri urwo ruzitiro rw'ababyeyi n'abakuru babo n'abashiki babo. Ubwo bakumire icyaha kitazajya kibarya inyomeko, nabo ugasanga bakujijweho kuhanwa kandi ari bagenzi babo batumye bahanwa bitari ngombwa. Bityo rero umusaruro bazajya batanga kuva muri izo mbaraga zabo bizongerera ubukungu mu gihugu. Umusaruro uziyongera kubera umusaruro insimburagifungo izatanga, na bya bindi byagenda ku banyururu nabyo tubizigame. Uzasanga ubukungu bw'igihugu bwiyongera, u Rwanda ruzaba ruburyohe. None usange u Rwanda koko buri muntu wese ararurembuza, ruze ruba umurwa mukuru wa Afurika, imipaka ivemo. None turusheho kugira uburyohe bw'ibihekane, turwanya akarengane k'ibihekane ku banyarwanda, abanya East Africa, abanyafurika n'isi yose. Hanyuma Afurika nayo tuyigira umurwa mukuru w'isi. Abantu bazabyina Toto Victory. Nibwo bwa mbere ubutabera bwiza bwikosora butanga n'umusaruro kandi bunigisha uburere mboneragihugu, kandi buzaba ari n'uburere mboneza rubyaro, kubera abantu bazaba bahugiye mu kazi nta bushomeri,
kandi ikitangaje bazajya babura umwanya wo kubyara, noneho hazajya havuka abantu kuri gahunda y'Uwiteka, pana kuri gahunda y'abaganga. Mujye mutubariza twabaruda kuri wa@ruda.tk. munatubarize no ku nomero ngendanwa *250 783428 masaha 24 tuba maso, tuba standby class 1. Nje perezida wa Ruda Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza wakataraboneka, perezida wa Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good many causes on Africa and 2,000 good many causes on Africa, 20,000 good many causes on the entire world. 200 good many causes on Rwanda. These shall help to develop our Rwanda, our mother country, to become the capital city of Africa. Ibyo bizadufasha cyane. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse, ku mpamvu nziza nyinshi, 200 ku Rwanda, 200 kuri Afurika, 20 ku rwego rw'isi. Bityo rero duteyeho icyemezo cy'abaruda, noneho n'umukono wa perezida wa Ruda nishiriyeho njye ubwanjye. Bityo rero Imana izabidufashemo ibihe byose. Tuzahore tugoswe na bamarayika, dufite umutekano umudendezo, tukora neza, dukorera mu mucyo, bizira umuvundo kandi byigisha bose, kubera uburere buruta ubuvuke, kandi tuzagire hungu na kobwa, kandi tuzatunge ubukungu butadukungurira cyangwa ubukungu budakungurira nyirabwo. Murakoze cyane abaturiye isi mwese, mujye mukurikira inyigisho za perezida wa Ruda, umunyapolitike mpuzamahanga wakataraboneka, umunyapolitike w'amahoro, amahoro azabyarira abantu bose amahoro, nta vangura iryo ari ryo ryose ku isi hose.